Amazina yanjye ni Manirakiza Oreste, niga perezida wa Charismatique muri Groupe Scolaire Saint Joseph wa Kabgayi. Charismatique yacu ukuntu dukora ni umwe mu miryango ya Kiliziya Gatolika, ariko ikindi kiyongeyeho ni uko ari ihuriro ry'abasenga. Ni ikoraniro ry'abasenga ridufasha kwitagatifuza muri Kiliziya, aho dusenderezwa ingabire za Roho Mutagatifu, bikadufasha cyane ko nk'urubyiruko mu kigo cyacu ari twe Kiliziya y'ejo hazaza, bikadufasha kwitagatifuza dusenga, dusingiza Imana Data, Imana Mwana, Imana Roho Mutagatifu, bityo tukazaba Kiliziya nziza y'ejo hazaza. Imiryango ya Kiliziya Gatolika ni kimwe mu bintu ni inkomoko ya Kiliziya, ni abantu Kiliziya y'ibanze cyane ko ariyo ntego ya Musenyeri wacu hano muri Diocese ya Kabgayi, guteza imbere imiryango ya Kiliziya Gatolika. Nk'uko ariyo Kiliziya y'ibanze rero, uko dusenga cyane niko turushaho guteza imbere imiryango yacu, bityo Kiliziya ikazagira ejo heza ameze neza. Murakoze. Amazina yanjye ni Ishimwe Aime Dorice, nkaba niga muri Collège Sainte Marienne Kabgayi, ikoraniro ryitwa Inshuti za Yezu. Njyewe nk'uko mbyumva, nk'uko nyine yari abivuze, yamaze kubisobanura ngo ni ukwitagatifuza, ariko nyine duharanira no kubaka Kiliziya y'ejo hazaza. Njyewe ku ruhande rwanjye numva mu rubyiruko usanga akenshi ntabwo urubyiruko dukunda gusenga, ariko nyine turi mu ikoraniro Charismatique bidufasha nyine kumvisha uburyo ki nyine abantu turi mu ikoraniro rya Charismatique uburyo gusenga bifite akamaro muri Kiliziya, kandi tugashishikariza na buri umwe wese uvuga ko gusenga, nk'uko tubizi mu rubyiruko harimo kamere ivuga ngo gusenga ntabwo bigezweho. Usanga akenshi baguca n'intege bakubwira ngo kuba usenga ngo nta kirimo, ntaho bizakugeza, ariko iyo uri mu ikoraniro Charismatique hari byinshi wigiramo, hari byinshi wunguka muri rusange, bikagufasha nyine kuyoborwa na Roho Mutagatifu nk'uko n'undi tuyoborwa na Roho Mutagatifu muri Charismatique. Murakoze. Nitwa Ishimwe Sandrine, nkaba niga muri Groupe Scolaire Saint Joseph Kabgayi, nkaba naje nyine nturutse muri Groupe Charismatique yabo. Mu by'ukuri ibyo bagenzi banjye bamaze kuvuga nibyo kandi cyane, ko burya nk'uko Abanyarwanda babivuga, igiti kigororwa kikiri gito. Mu by'ukuri nk'abana bari guteganya kubaka Kiliziya nziza y'ejo hazaza, mu by'ukuri dufite uruhare rukomeye cyane mu kuba twakubaka Kiliziya. Mbere na mbere twitabiriye umuryango ya Kiliziya Gatolika mu rwego rwo kugira ngo turusheho kubaka ubukristu kandi buhamye, kugira ngo n'aba bandi bashidikanya ku kwemera babashe kubona ko hari bagenzi babo bari mu kigero kimwe, babyumva neza kandi koko babatera imbaraga. Ubwo rero nshingiye ku byo bagenzi banjye bavuze, nibyo cyane rwose. Ni nayo mpamvu nk'urubyiruko dukwiye kumenya agaciro neza ko gusenga, kugira ngo turusheho neza kubaka Kiliziya, tunafashe Bikira Mariya gukiza isi. Murakoze cyane. Murakoze. Amazina yanjye nitwa Karine Umutoni, niga ku kigo cya Collège ACG Karama i Muhanga. Njyewe uko mbyumva rero, uko Bikira Mariya adufasha kuba twakiza isi, cyangwa se natwe nk'uruhare rwacu cyangwa se mu mibanire yacu, njyewe uko mbyumva, uko biri kose, uko dusenga, uko tugerageza gusenga, uko turushaho kwegerana n'Imana, uko turushaho kwegerana n'Imana muri rusange, binyura muri bagenzi bacu, kandi bikanadufasha kuba twazamura uwo mubano uri hagati yacu n'abandi, binyuze mu kwemera Yezu Kristo koko nk'uko ari we ukora byose. Murakoze. Ikintu cya mbere twigiramo kurusha ibindi ni urukundo, gufashanya. Niba mugenzi wawe yarwaye ukabasha kumwitaho koko nk'uko wabyigishijwe, nk'uko Yezu Kristo abivuga. Murakoze. Amazina yitwa Igisubizo Sandra, niga muri TTC Muhanga, herereye n'ubundi mu karere ka Muhanga. Nibyo Charismatique idufasha kwitagatifuza, uko niyo twahuye usanga turi kugenda twiga ukuntu twabarushaho kubaka Kiliziya yacu, twiga ijambo ry'Imana, gusubira mu ijambo ry'Imana ryasomye, kubisangira n'abatabashije kuza gusenga. Ugasanga mu bikorwa bitandukanye bya Kiliziya tugira dufashanya, gusura mugenzi wacu wagize ibyago, cyangwa gusura n'undi muntu hanze ufite ikibazo runaka, tukajya kumuganiriza, tukamwigisha ibijyanye na Kiliziya, akarusha nayo kumenya Imana. Amazina ni Duhoranayezu Pacifique, niga ku kigo cya Collège ACG Karama. Ku byo avuze
uyu muryango wa karisimatike udufasha kwegerana n'Imana biciye mu isengesho, kuko bikanadutoza nko kugendera mu mico myiza. Hari ukuntu uba usenga ariko rimwe na rimwe hakagira nyine ibintu wanga gukora kuko nyine abantu bakuziho gusenga. Kandi ikindi urabona mu bigo by'abanyeshuri ntabwo abantu nyine baba bakunda gusenga cyane, nk'urubyiruko rw'iki gihe murabibona namwe. Rero nkatwe nk'abakarisimatike tubabera urugero rwiza, tukabumvisha icyiza cy'isengesho, kandi isengesho nyine twungukiramo byinshi, rikatwegerana hamwe n'Imana, ndetse n'izindi ngabire Roho Mutagatifu agenda aduha twungukiramo abandi batabasha kubona. Amazina yanjye ni Vedaste Nshimiyumukiza, nkaba nturuka mu iseminari ya Kabgayi mu ikoraniro Abana ba Mariya. Ngendeye ku kibazo umbajije, nk'uko twamaze no kubibona mu nyigisho, batubwiye ko muri iyi si ibintu byinshi biri guhinduka. Abantu benshi ntabwo bakifuza gusenga, ntabwo bumva agaciro kabyo. Rero twebwe mu gihe duhisemo gusenga ariko isi iri gushishikariza abantu kudasenga, bivuze ngo twebwe tuba turi ab'umwihariko, aho isi izajya korama ni twebwe tuzayigarura. Rero muri ya miryango ya Kiliziya Gatolika kuko niho tuzamurira ubukirisitu bwacu, bya bindi tugenda tugavoma mu misa, ibyo tuvoma mu ndangagaciro dutozwa n'ababyeyi, ku mashuri twigamo, turahura noneho twebwe tukabishyira hamwe, tugafashanya, tukungurana ibitekerezo, by'umwihariko nk'umuryango wa karisimatike wo noneho ivugururwa muri Roho Mutagatifu. Twizera nk'abakirisitu ko Roho Mutagatifu ari we udusobanurira koko, tukamenya icyo gukora gikwiye mu gihe gikwiye. Ibi rero kandi nanone bizamura umubano wacu, nk'uko tuba twahuriye aha ngaha turi abanyeshuri baturutse ahantu hatandukanye, ningenda namenye bagenzi banjye nk'icumi nabo bamenya abandi, nuko tuba twaguka, nuko Kiliziya tuba tuyiha imbaraga zikomeye ku buryo n'ahazaza twizera ko hazaba ari heza. Nk'ubu nk'ibyo mvugiye aha ngaha mvuga amazina yanjye, hari utarunzi ubwo yamenye, bivuze ngo mu kandi kanya nituza guhurira ahandi hantu azahita avuga turiya ni wa mukarisimatike nabonye hahandi. Hanyuma muri kwa gusurana kw'ibigo tuva hamwe tukajya ahandi, hari ibyo tubereka bashobora kuba batari bazi, natwe tukagira ibyo tubigiraho, bityo tukagenda tuzamuka duterana inkunga. Iyo rero umuntu atanze igitekerezo kikakunyura, hari igihe tugira inyota yo kumwegera noneho ngo ubone andi makuru yimbitse. Ibyo rero bituma abantu bamenyana, ndetse kandi bakaba bashobora no kubaka n'ubucuti butambutse kuba baje no gusenga gusa. Gusenga ntabwo ari nk'itegeko, ahubwo ni ubuzima tubamo bwa buri munsi, ariko noneho umuryango wa karisimatike ukadufasha bikaba iby'umwihariko cyane. Hari nk'igihe dutegura nk'ibikorwa by'urukundo tukabikora mu izina rya karisimatike, cyane cyane nk'izi furari tuba dufite abasenderejwe, icyo gihe turazambara tukagenda tugakora nk'igikorwa cy'urukundo, ushobora kuba ari ugukora isuku, ndetse kandi na ya makosa akunda kuranga abanyeshuri, twebwe aba ari inshingano zacu ko atagomba kuturanga. Tugomba gutanga urugero ku buryo n'abandi mbese batumvaga n'agaciro kabyo bazabyuha bagendeye ku rugero rwiza turimo tubaha. Muri iki gihe cy'igisibo rero hari ibyo nko kwigomwa cyane, nko tuba dufitemo abantu b'ingeri zitandukanye, kuva mu wa mbere, mu wa kabiri, kugenda ukagera mu wa gatandatu. Harimo cyane nk'abantu b'abakiri bashya bataramenya neza ubuzima bwo kwiga biri kugenda gute, hari amasomo batari kumva, tugendayo twigiramo uburyo bwo kubafasha, tukabegera cyane cyane by'umwihariko muri iki gihe cy'igisibo, ndetse tugira n'igihe cyo guhura tugasangira ijambo ry'Imana. Hari ukuntu ubona umwe mu bagize nk'umuryango wenda hari imyitwarire ari kugaragaza itari myiza, itagakwiye kumuranga, nicyo rero kiba kituraje ishinga kubegera tukabafasha, tukababwira ngo mu by'ukuri burya umukarisimatike agomba kugenda gutya, mbese tugafashanya buri wese umunsi ku munsi akagenda azamuka kuko akura mu buzima bwose, yaba vie spirituelle ndetse n'ubundi buzima bwo kubana n'abantu. Nitwa Kabera Beatrice, nkaba ndi umuyobozi wa karisimatike. Uyu munsi nagiriwe icyizere nsubira muri manda ya kabiri. Icyo navuga ku ihuriro ry'abanyeshuri, nkatwe nk'abantu b'abakarisimatike babayobora, byadushimishije kandi byadushimishije na kare ubwo twemeraga kubahuza, twabigize nk'icyifuzo.
kuko ubundi amakoraniro karisimatike mu mashuri yarakoraga, ariko twifuje yuko muri iki gihe twashyiramo imbaraga kandi nabo baratwemerera, n'abayobozi babo barabitwemerera, bemera kubarekura no kubatwohereza, kandi iyo twabasuye bemera kutwakira, biri mu butumwa bwacu bwa buri munsi. Iriya ntego niyo nyamukuru tugenderaho, kuko muri karisimatike twumva dufite intego yo gufasha abana mu mashuri, yaba amashuri yisumbuye, ababa ku ishuri n'abiga bataha, no mu maprimeri, kandi naho turi mu makoraniro hose muri diyoseze dufite intego y'uko buri koraniro ryagira n'ikoraniro ry'abana. Ibikorwa by'urukundo barabikora mu bigo by'amashuri, birumvikana ababa mu kigo babifatanya n'ubuyobozi bw'ikigo, ba animateri na ba animatrice twagiye tubasha guhura twaraganiriye, babikora hagati yabo, cyane cyane nko ku bana baba badafite ubushobozi. Tubashishikariza kandi ko niyo bageze mu biruhuko bagerageza gukomeza ibikorwa by'urukundo, kuko umukarisimatike rimwe mu cyumweru abasabwa gukora igikorwa cy'urukundo, kandi tukabumvisha yuko isengesho ritagira ibikorwa riba, kandi babyumva neza. Baranabitangiye mu makoraniro mu biruhuko, ubu turarimo kubashishikariza kwegera amakoraniro y'abasenga batashye mu biruhuko, kandi bakagerageza kujya bakora ubumwe bwabo bw'abanyeshuri muri buri kiruhuko, bagahura mu bumwe bwa paruwasi, kandi hari aho byatangiye byeze n'imbuto. Imbuto zigenda zera ni uko bahuye bakaganiriza urundi rubyiruko. Ubu tubasaba gushishikariza urundi rubyiruko kuza muri karisimatike no mu yindi miryango ya Kisiyo Gatolika. Ntabwo twibanda kuri karisimatike gusa, tubasaba yuko muri karisimatike, kuko twebwe aribwo butumwa dufite, ariko bitabujije yuko bashishikariza n'urundi rubyiruko kuba mu miryango ya Kisiyo Gatolika nk'uko umwepiskopi wacu abidusaba. Ibindi bikorwa by'urukundo bakora babikora hanze, kuko barimo kwinjira mu makoraniro y'abakuru mu biruhuko, bagafatanya ibikorwa by'urukundo bitandukanye nko gusura abarwayi, gufasha abatishoboye, n'ibindi bikorwa byoroheje by'abanyeshuri birumvikana mu ntege nke zabo. Natwe iryo jambo turigarukaho kenshi ko kiliziya y'ejo hazaza izubakwa n'urubyiruko, na cyane yuko abakarisimatike twari dufite abenshi bari bakuru. Ni kenshi rero tubashishikariza kwinjira mu miryango ya Kisiyo Gatolika karisimatike by'umwihariko, kandi bakagerageza no gushaka abandi bana badafite imiryango babarizwamo. Mu rwego rwo kwirinda gusenya indi miryango, tubashishikariza yuko bashaka abana badafite aho babarizwa mu miryango ya Kisiyo Gatolika, bakabinjiza muri karisimatike, kandi nabo bakabafasha kugira ngo aho bari nabo babashe gusingiza Imana. Ndahamya yuko bibafasha kuba umuryango nyarwanda, abakristo bahamye mu gihe kizaza, kubera yuko iyo uganiriye n'abana baba mu muryango wa Kisiyo Gatolika baba batandukanye na babandi bose baba bagenda bataba muri iyo miryango, kubera yuko bahura n'inyigisho, bakigishwa kandi bagatozwa kubaha. Cyane cyane twebwe icyo tubatoza ni ukubaha abarezi babo. Uyu munsi wa none umwana wubashye umurezi ariga agatsinda neza, kandi bakagerageza no mu ngo zabo igihe cyose kubaha, kandi n'abandi bana b'urubyiruko babareberaho. Aho twabasuye mu bigo by'amashuri, abarezi twabashije kuganira batubwiye yuko iyo twabasuye mu mashuri babona hari impinduka, kubera yuko dusiga tubahaye ubutumwa bwo kwitwara neza, kubaha, ibyo byo gukopera mu ishuri bakamenya ko ari icyaha, tukabereka icyaha gishobora kubagusha, ahubwo bakakireka bakakivaho, bagaharanira gukora icyiza igihe cyose nk'abakristo bayobowe na Roho Mutagatifu.